nongeye kugusuhuza, nongeye kukuramutsa wowe udahwema kubana natwe kuri iyi channel. Ndagushimira wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nkushishikariza kuyikora mu bufatanye kugira ngo nawe ugire icyo ukura amahangaha. Ibiganiro byinshi tuzatunyuzaho, ibiganiro byinshi tuzadutegura bishaka kugira umumaro. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukore umuryango mugari, tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ku nkuru itangaje cyane. Ni inkuru yakinyweho amafilimi agiye atandukanye, ni inkuru y'urukundo, ni inkuru iryoheye amatwi. Ndagira ngo nucikwe tubane no munsi wumva inkuru nawe ugira icyo ukuramo, kandi niba ushaka no kuruhuka baruhuka uri kumva ino nkuru. Ni inkuru nziza. Twigarukire rero ku nkuru yacu y'uyu munsi ivuga ku musirikare w'umunyamerika Submarine wisanzwe ku kirwa cyitwa Fiji Island mu majyepfo ya Pacific Ocean. Akahisanga hasanze n'umugore nawe uhatuye, uhaba wenyine kuri icyo kirwa, umugore umwe rukumbi. Ibintu byahabereye, udukuriyo twahabereye, ikintu cyose cyahabereye kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma. Ndagira ngo tubane wumve ibi bintu byose. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu biteye amatsiko. Tubane rero nuciko. Dutangirana n'umusirikare w'umunyamerika, umusirikare uri ku kato gato. Umusirikare uri ku kato gato mu nyanja ifunguye, inyanja ya Pacific Ocean, ni mu majyepfo y'inyanja. Uyu musirikare rero asa n'umusirikare uri guhunga. Ubwato bwabo bwa Submarine babwatatswe n'abasirikare b'Abayapani barwanira mu mazi. Umusirikare ari mu barokotse, arimo arahunga. Urabona ko yerekeje ku kirwa ari kureba hakurya. Bivugwa ko uno musirikare aba amaze iminsi 7 muri iyi nyanja atunzwe n'amazi y'imvura, abatega ku kana bafite kuri ako katoke. Umusirikare rero yisanga ageze kuri iki kirwa atazi, akisanga hageze agatungurwa no gusanga kuri iki kirwa nta muntu n'umwe uhari, nta kinyabuzima, nta kintu gikoma. Ni kirwa kitariho ikintu na kimwe kiretse amatongo n'amazu yasenyutse. Uyu musirikare yitwa Mr. Allison Submarine w'abanyamerika warokokiye kuri iki kirwa kitazwi. Iki kirwa batazi cyitwa Fiji Island. Rero uyu musirikare ari kwegera imbere, abona urusengero ruhagaze, akagenda rwegera. Aratungurwa kuko abona umugore wambaye imyenda y'umweru muri urwo rusengero gukora amasuku. Biramutungura, atungurwa no kubona abonye umuntu, sabona umugabo ahubwo akabona ari umugore wenyine ku kirwa. Biramutungura rero bikamutangaza. Mr. Allison rero akigera impande y'umugore aramuvugisha. Umugore nawe agahindukira, agatungurwa, akagira ubwoba. Abonye umuntu adasanzwe ku kirwa, noneho ndetse birenzeho abonye umugabo. Baraganira rero bakibwirana. Uyu mugore yamara kumenya ko ari umusirikare w'umunyamerika warokotse nawe urimo urashaka ubuhungiro, akumva aratuje, akumva agaruye icyizere. Uyu mugore aba yitwa Angelo, Sister Angelo, n'umumansera wihaye Imana. Mr. Allison atangira kubaza Sister Angelo Mansera inkuru ye y'ukuntu yisanze kuri kirwa wenyine. Mansera nawe ati, twari mu rugendo rw'abamisiyoneri turi kwerekeza ku kirwa cyitwa Fiji. Iki nyirizina iki ngiki turiho, duhura n'abasirikare b'Abayapani, baratugwa gitumo, baratwica. Ndokoka ndi kumwe na padiri twenyine, baduhora ko dushobora kuba turi bamane ku banyamerika. Twisanga hano rero, tuhageze gutyo abandi bose twari turi kumwe bitabye Imana, nuko nisanze hano. Ati se noneho padiri mwazanye? Allison aramubaza, we arahaganaye? Ati nyuma y'iminsi 4 tugeze hano, padiri nawe ntago byamugendekeye neza kuko nawe yaje kwitaba Imana. Nuko rero nisanze hano, nkaba ndi hano njyenyine ntegereje ko nabona abasirikare b'Abanyamerika byibuza bageze hano ngo bamubufasha mbone uko mava. Iki gihe rero bisa naho intambara yasaga nkaho yarangiye mu majyepfo y'inyanja ya Pacifica, kuko Abayapani bari barigaruye kino gice, basa nkaho aribo bari kugikontorora. Icyizere rero cyari gike cyuko abasirikare b'Abanyamerika bashaka kugaruka muri iki gice. Umusirikare rero Mr. Allison akimara kumva iyi nkuru y'umugore, amubwira ko nta kabuza agiye kugerageza agakora ibishoboka byose kazamurinda kandi kugeza igihe bazavira hano.
Kuri iki kirwa rero biba bigaragara ko ikibazo cy'ibyo kurya kidakomeye cyane kuko baba barasize imyaka abantu bahabaga mbere. Haba hari imyaka yo bahinze mike rero niyo baba bari kwifashisha mu bintu byo gushaka amafunguro ndetse banaroba kugira ngo basavayivinge iminsi 10. Mu masaha ya nimugoroba rero bano bicaye bari kuganira, Mr. Allison aramureba akamwitegereza, akabona ubwiza budasanzwe, akabona ukuntu afite uburanga, ukuntu ari mwiza yitonze, ukuntu yubaha Imana, agatangira kumubaza ibibazo byinshi. Ati ndabona uri mwiza kandi ufite igikundiro, nta mugabo utakifuza kubana nawe, kuki wahisemo kujya mu bintu by'abamansera? Undi nawe ati njyewe nkunda Imana yanjye, ndayubaha kandi nshaka kuyikorera, niyo mpamvu nayihaye nkumva ubuzima bwanjye bwose nzayikorera, nkayikorera nkayiha nk'uko abamansera babigenza. Rero impamvu nabihisemo ngiye nuko nkunda Imana yanjye kandi nshaka kuyubahisha, nshaka kuyikorera n'umutima wanjye wose. Ako kanya bakiri kuganira, Sister Angela abona akanyamasyo kari koga mu nyanja, bagahita bihutira kujya kugafata. Mr. Allison rero ahita amubwira ati atiriya ni inyama tugiye kurarira, vayo vuba twihute tujye kuyifata kandi ndashaka ko tujyana, ntago nkusiga. Hano rero Mr. Allison ubona ko ashaka kumwigisha ibintu byo guhiga, ibintu byo gushaka ibiryo kugira ngo bazabashe kubaho nabo babikorana bafatanya, bakomeze basavayivinge kuri iki kirwa bariho. Bano babiri rero bakoresha akato Mr. Allison yajemo, bagakoresha bajya gufata ku kanyamasyo. Sister Angela aba ari hagashya, naho Mr. Allison we atumbiriye gufata akanyamasyo. Aba afite igiti rero yakoze cyo kurobesha, nicyo aba ari gukoresha agakurura, kakamurusha imbaraga, agatagwa mu nyanja. Sister Angela akagira ubwoba, abona ko uyu musore nta kabuza agiye kwitaba Imana, ariko akagerageza mu mbaraga ze, akamufatirana, akamufata imyenda, akamukurura akagezaho amuzamuye, akamuvanamo, ndetse Mr. Allison n'akakanyamasyo bayagafashe yanze kukarekura. Ahangaha rero birangira bagafashe bakajya mu bwato, bakongera bagasubira ku kirwa. Muri uwo mugoroba rero ako kanyamasyo kabaviramo isosi nziza, kabera ifunguro riryoshye rya nimugoroba. Baba bari kugafungura rero ubona bishimye, bari kuganira bizihiwe. Nyuma y'ibyo rero haza kunyuraho indege ikanyura muri icyo kirere cyo ku kirwa. Mr. Allison akayireba akavuga ati iyi ndege ni y'Abayapani, indege ni y'Abayapani, ntago igenzwa n'ikiza. Akabwira Sister Angela ati tugomba gushaka ahantu twihisha kuko iyi ndege ishaka kudukorera ibintu bitari byiza. Aho kanya rero bashaka ubuvumo buba buri aho hafi, bakaba aribwo baryamo kuraramo. Nta kabuza nk'uko aba yabivuze Mr. Allison, ku munsi wakurikiyeho indege y'Abayapani igaruka rero ikurasa cyane, irasa buri kimwe cyose kiri ku kirwa. Irasa ikarasiramo n'ubwato baba barakoze, ubwato baba bateganya kuba bagendamo, nabwo burahangirikira. Ariko bo kuko baba bari mu buvumo nta kintu baba, bo baba bameze neza, babihishe. Mr. Allison aba yabivumbuye hakiri kare. Ku kirwa rero ibibazo bitangira kuba ibibazo mu bintu bijyanye n'amafunguro, kuko indege iba yahanyuze irasa, ibangije buri kimwe cyose cyabasayidiraga mu mafunguro. Aba rero batangira gutekereza cyane, bibaza aho bagiye gukura amafunguro yo kurya, kuko biba byangiritse nta na kimwe gisigaye. Ku munsi wakurikiyeho rero igisirikare cy'Abayapani kiraza, abasirikare benshi bigaragara baza kuri iki kirwa, bigaragara ko ya ndege yahanyuze yari kubategurira amayira, bashaka kuhagira ibirindiro. Ibi Mr. Allison na Sister Angela barabibona, ubwoba bukabataha, bagafatwa n'ikibazo gikomeye cy'uko bagiye kwicwa. Ariko ku mahirwe menshi abasirikare barahagera bakazenguruka, ariko ntago bavumbura indake baba bihishemo. Bano rero bari mu buvumo, ikibazo cy'inzara gikomeza kuba ikibazo. Mr. Allison afata umwanzuro wo gusohoka akajya kuroba, akajya gushaka icyo kurya. Mr. Allison rero agerayo akaroba ifi arayifata, ariko akiyifata ahita abonwa n'umusirikare w'Umuyapani uri kuri patrouille.
amukubita urumuri ariko ntamubone neza. Mr. Allison agahita yihisha, undi nawe akareba akabura icyo yari abonye. Hanyuma Mr. Allison agahita asubira vuba vuba mu buvumo. Acyageze ifi atangira kuyisatagura ashaka guhereza Sister Angelo ngo nawe afungure, ariko Sister Angelo akagerageza ifi mbisi ikamunanira, bikarangira Mr. Allison ari wo wenyine yiriye. Hanyuma Mr. Allison akabona ko ari ikibazo kuko Sister Angelo inzara iba yamaze kuba nyinshi. Ahangaha Mr. Allison abona ko ibintu byakomeye, akabona ko ubuzima bwa Sister Angelo butangiye kujya mu kangaratete kubera inzara. Afata umwanzuro wo kujya kwiba ibiryo mu basirikare b'Abayapani. Mu ijoro basinziriye ibara bikora akabigeraho, ariko akazaniramo n'akantu k'impano ari buhe Sister Angelo amutunguye. Sister Angelo rero aryamye ntabwo yiwamubyutsa, ahubwo afata ako kantu k'impano kariho akarabo k'iroza akamushyira impande akamwihorera kugira aze kubyuka bimutungure. Mu gitondo abyutse rero arakabona, kaba ari agaki, ni urusokoza aba yamuzaniye. Akishima Sister Angelo, ariko nanone akamubwira ko bajya mu kimansera bababwiye ko imisatsi yabo baba bagomba kuyikata ntibe miremire, kuko urwo rusokozo atarukoresha. Ariko nta kibazo, akamushimira kandi akamubwira ko yishimye. Mr. Allison aramubwira ati rero rujugunye urwihorere, ariko Sister Angelo akanga ati nzarugumana, byanshimishije ibintu wankoreye. Kuko rero n'ibiryo biba bihari biramushimisha, agafungura bagakomeza bakaguma aho ngaho. Mr. Allison umusirikare w'umunyamerika aba yananiwe kwihangana rwose, ubona ko yatangiye gukunda Sister Angelo, ubona ko byatangiye kugaragara kugeza aho ananiwe kwihangana, agatangira kumubaza ibibazo ati utekereza kuki kuba wakubaka umuryango ugakora urugo rwiza ukabyara abana nawe ukishima, ibyo ngibyo ukasa nkaho byihoreye. Sister Angelo nawe aramusubiza ati ntago ibyo ari byo nahisemo kwiha Imana, ntago nemera gukunda umugabo ngo tubyarane, ubu nihaye Imana ko nzayikora ubuzima bwanjye bwose. Mr. Allison iki gisubizo gisa nkaho kimutunguye, agasa nkaho rwose atunguwe n'iki gisubizo, ukabona ko bimubabaje, ariko ntahwema gukomeza kumubaza utubazo kuko ubona ko yamukunze kandi ibintu byo kwishira byamunaniye. Nyuma y'igihe gito rero twongera kubona aba basirikare b'Abayapani bavuye kuri kino kirwa. Nyuma yo kumva urusaku rw'ibunda biremereye ruba ruvugira mu nyanja, bihutira kuhava ngo bajye kureba niba nta handi urugamba rukirimbanyije. Ibintu byabo rero babisiga hano, harimo ibyo kurya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, bakihuta bakagenda. Sister Angelo ndetse na Mr. Allison barabibona ko abasirikare bavuye ku kirwa, hanyuma nabo bakava mu muvumo bakihutira kuza gushaka ibyo kurya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye baba basize hano. Hano rero bishimye, ubona bari kubyina bose banezerewe kuba basigaye ku kirwa bonyine kandi bafite ibyo kurya na buri kimwe. Ubona ko bizihiwe, Mr. Allison ari kuririmba uturirimbo aturirimbira Sister Angelo. Sister Angelo ubona ko nawe biba byamushimishije. Mr. Allison rero ahangaha ahita avuga ati amahirwe ngomba kuyabyaza umusaruro, nkahita mubwira ikindi ku mutima. Ahita abaza Sister Angelo ati ese tugize amahirwe tukava hano tugasubira muri Amerika, niki uzahita ukora? Undi nawe ati nzakomeza inyigisho zanjye zo mu rusengero, nzakomeza gukorera Imana, nzakomeza kuyiha kugeza igihe ubuzima bwanjye buzarangira nesheje umuhigo nahize wo kuyikorera kandi nkayiha ubuzima bwanjye bwose. Mr. Allison nyuma y'iki gisubizo aba yumva atengushywe, uko aba yatangiye kubona ko Mansera nawe yatangiye kumugirira ibyiyumviro, rero yakabaye ahinduka akamusubiza ibitandukanye n'ibyo yamusubije. Ahangaha rero Mr. Allison ntacika intege, arakomeza akamubwira ati njyewe Sister Angelo, iminsi tumaranye hano naragukunze kandi nakifuza ko wambera umugore, ese uzemera tubane nituva hano? Sister Angelo asa n'uguye mu kantu, akabitekerezaho, akareba ku mpeta aba yambaye, akamubwira ati ntabwo byankundira kuko njyewe nihaye Imana, niyeguriye Imana n'umutima wanjye wose, narirahiriye ko nzaba isugi kugeza igihe nzaviramo umwuka. Nanone ahangaha Mr. Allison asa noneho n'uwutengushywe cyane n'igisubizo ahawe, arabyirengagiza rero
ariko aba yababaye. Hanyuma bagakomeza kwiganirira. Uko baganira baza kubona icupa rya wayini aba basirikare b'Abayapani baba barasize. Mr. Allison abwira Sister Angelo ko basangira bagafatanya kwishima. Sister Angelo ariko amubwira ko batari buze gusangira kuko bishobora kumusindisha akaba yakora ibidakorwa. Mr. Allison iri cupa ararifata agatangira kurinywa gake gake. Sister Angelo akagenda amubuza amubwira ko agomba kunywaho gake kugira bitaza kumwica, ariko Mr. Allison arinywa kugeza igihe asindiye. Akimara gusinda rero atangira kumwataka amushyiraho imbaraga amusaba ko baryamana ku gahato, ubona ko ari kumushyiraho imbaraga nyinshi ashaka kumufata ku ngufu. Sister Angelo bino biramubabaza rero agasohoka yiruka muri iryo joro mu mbeho akajya hanze akaba ariho yigira. Mr. Angelo rero Mr. Allison arasohoka akurikiye Sister Angelo ngo arebe ahantu yagiye, akamusanga ari mu mbeho yishwe n'imbeho yatitiye, ubona ko yakonje byamuteye kandi ikibazo gikomeye cyavuye mu burwayi. Ahangaha twongera kubona abasirikare b'Abayapani bagarutse ku kirwa, ariko Mr. Angelo na Sister Allison baba bari muri bwa buvumo bwabo. Gusanga Sister Angelo aba yarwaye umusonga ukabije, ubona ko byamuteye ikibazo kandi gishobora kuvamo urupfu. Mr. Allison yongera gufata umwanzuro wo gusubira muri aba basirikare ngo ajye kwiba ibiryo ndetse yibe n'ibintu byafasha kugarura ubushyuhe uyu musista wacu Sister Angelo. Mr. Allison rero afata umwanzuro agasubirayo. Arimo arabyiba rero yanabibonye ndetse yabonye n'ibyo korosa uyu musista, nibwo umusirikare w'Umuyapani bahita bakubitana agahita amubona ari kwiba. Aha rero bararwana akamurusha imbaraga, Mr. Allison bikarangira mwishe. Hanyuma akazana ibyo kwiyorosa ndetse akazana n'ibiryo, akuramo imyenda Sister Angelo aba yambaye akamwambika indi mishya, hanyuma akamworosa neza kugira ngo umusonga ubashe kugabanuka yongera aba muzima. Mu gitondo Sister Angelo abyutse atungurwa no kubona ibyamubayeho, atungurwa no kubona yambaye indi myenda kandi nanone ameze neza nta kibazo afite. Mr. Allison agatangira kwisobanura avuga ibintu byinshi amubwira uko byagenze. Sister Angelo akamubwira ati nta kibazo, tuza nta kibazo, ndabona ibyo wankoreye ari byiza kurusha ibyo natekerezaga, cyane yuko numva utanankozeho nta n'ikintu wakoze. Nyuma yaho rero kubera ko umurambo w'umusirikare Mr. Allison aba yishe aba yunaze mu mazi, abasirikare b'Abayapani mu gitondo barabibona bakabona ko hari umuntu muri bo wapfuye. Bahita bafata umwanzuro wo gutwika ahantu hose kuko baba babona hari ibintu baba bashobora kuba abasirikare b'Abanyamerika babagezemo ariko ntibabimenye. Ariko aho ngaho barashakisha nanone ubwo buvumo ntibabubone, bagafata umwanzuro wo kuhatwika. Bari kuhatwika rero bajya indege z'Abanyamerika zitangira kunyura muri icyo kirere. Mr. Allison akazibona agasohoka mu buvumo vuba agatangira kubyina kuko ababona abasirikare babo batsinze kandi ubona ko bageze aho ngaho basa nkaho baje kubatabara. Baricara rero we na Mr. Allison ndetse na Sister Angelo bagatangira kuganira bavuga ko nta kabuza noneho bagiye gusubira muri Amerika. Mr. Allison ahangaha nanone yongera kubyaza amahirwe umusaruro yicaranye na Sister Angelo kubera ko aba yumva yaramubaniye neza kandi yaramukoreye ibintu byinshi. Atangira kumubaza ati na n'ubu nurahinde ibitekerezo, ntabwo numva nakuva iruhande, ndumva nshaka kubana nawe ubuzima bwose. Ahangaha rero aba yiteze ko agiye kumusubiza igisubizo cyiza ko rwose nta kabuza bagiye kubana, ariko Sister Angelo aba yagumye ku ihame rye akavuga ko rwose yarahiriye Imana akazayikorera ubuzima bwe bwose, atakora ikosa ryo kuba umugore ngo yubake urugo, ahubwo azakorera Imana nk'uko yayirahiriye. Ibi rero bituma Mr. Angelo noneho Mr. Allison noneho rwose ntacyo arenzaho, akavuga ko nta kabuza uyu mugore uyu musista aba afite umutima ukomeye kandi koko ari byo agomba gukorera Imana nk'uko yayisezeranyije kuyikorera. Hano rero twongera kubona abasirikare b'Abanyamerika bageze kuri kino kirwa, bamaze kuhagera ubona ko bagiye gutabara bano babiri. Mr. Allison aba yiteguye kongera gusubira muri unity ye, hanyuma Sister Angelo nawe yiteguye gusubira muri Amerika. Filimi rero irangira bigenze gutyo, Mr. Allison asubiye muri unity ye,
hanyuma nibwo nyuma haza kubaho guturitsa abayapani bya bisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki. Ariko bigaragara ko Mr. Angelo we aba yasubiye muri Amerika, yasubiye mu murimo wo gukorera Imana. Filime rero nuko irangira bigenze gutyo. Iyi nkuru rero nakubwiraga ni inkuru yakinyweho filimi yitwa Heaven Knows 1957. Ni inkuru yakinyweho filimi, ushaka kuyireba nayo wayireba, ariko ni inkuru nziza, ni inkuru wumva ko harimo kwizera gukomeye k'umumansera kandi no kugira neza k'umusirikare ubona ko yitanze bakabana neza kuri iki kirwa bakongera kukivaho amahoro. Rero wowe twabanye, ndagushimiye kuba twabanye muri iyi nkuru, ndagushimira wowe wakoze subscribe, kandi nawe twabanye utarakora subscribe ndagushishikariza kuyikora kugira tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Akenshi nzajya mbagezaho inkuru z'urukundo, akenshi mbagezeho dukorera recap za filimi, kandi nanabagezeho ibiganiro bya entertainment rimwe na rimwe. Rero dukore umuryango mugari, mume subscribe, mukore kunzogera, tujye tubana buri munsi. Ndabashimiye, tubonana ubutaha.